Jado TV show. Reka mbifuriza ibihe byiza mwese abadukurikiye ndetse n'abaduteza amatwi, aho ushobora kumva ikiganiro, ushobora no kukireba, byose birashoboka cyane. Hano ni kuri Jado TV show. Turamanutse rero cyane hano abari show cyane, noneho twizaniye nyir'ubwite arahibereye. Wari yarigenje agafata abantu akababaza ibibazo 1500, ubundi we akicarira nkariye. Mumeze mute bwana munyamakuru? Bwana munyamakuru, tumeze neza, turashima Imana. Suhuza abantu bose bagukurikirana, nubwo ari we muyobozi w'iki kinyamakuru, ariko kenshi bumva ijwi ntibabone n'ishusho. Okay, reka rero ndabashimiye cyane, ndabashuhuje bose bari hirya no hino, abadukurikira bari Canada cyane cyane, kambabwire nti ibihe byiza, abafifi muri Amerika, mu Bwongereza, ndetse n'abadukurikira mama uri Canada, mama muri Canada, kamubwira ngo agire ibihe byiza cyane. Hanyuma nkanasuhuza abadukurikiye bari muri Australia cyane cyane Charles Kagame kabisa, yumvira uti courage, ndakuramukije, tumayene byishi muri Amerika, ndagusuhuje cyane. Alphonse nawe ntabwo nakwibagiwe, ndetse nkanasuhuza uwo bita Salomo ari muri Amerika, Louise muri Amerika. Kumva abanyarwanda basigayera aba diaspora ko numva bakujyanye. Edi mumva neza muri Canada, nawe reka nkubwire ngo ugire ibihe byiza cyane. Ndetse ntago nakirengagiza Wakatonda nawe uri muri Amerika, nkubwire ngo ibihe byiza. Abashuti banjye bose bari muri Amerika, mwana reka bose mbabwire mugire ibihe byiza. Nawe ari Canada, muri Australia, bahanzi ba gospel, abavuga butumwa, abapastori bari muri Amerika, bari mu Bwongereza n'andi hatandukanye, ariko ntabwo ari bo ndi bwibandeho cyane. Hari n'abari mu Rwanda bazigira inshuti ba Desire, ndetse cyane reka nanasuhuze Bishop Rose Akarasanya, nawe nkubwire ngo ibihe byiza. N'abandi badukurikiye tu bose babwire ni ibihe byiza. N'abakrema bagema hewe siko bagema amakuru join ndabarasa bite byawe. Hanyuma bose n'abanyamakuru bose mbasuhuze, babwire ni ibihe byiza. Yes, nibyo koko birakwiriye ko ubahizo ndamutso n'intashyo waro bakumbuye. Hari haciye igihe abantu benshi bakumenyereye mu itangazamakuru, ariko cyane cyane ukunda kugaruka muri ya gospel. Nubwo nabonye ni rya entertainment muri iyi minsi warigiyemo, ariko gospel cyane niyo ukunda kwibandaho. Reka mbabwire rero batera agatebe tuganire, twumve umunyabigwi Jado Office n'impuguro n'impanuro agiye kuduha kuri uyu munsi. Nge abaranzi baramenyereye inanga handi wazabi. Yego, tugwaye ikaze rero, tugwaye ikaze muri studio za Jado Office TV show kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku bijyanye na influencers, uburyo turi gukoresha imirongo y'ikoranabuhanga mu kubaka abantu no kubaka itorero ry'Imana. Urumwe mu banyamakuru b'abanyabigwi babikoze imyaka myinshi, ndagira ngo ufate umwanya uyu munsi tubwire ubundi ikoranabuhanga ni ryiza cyangwa ni ribi. Niba ari ryiza rikwiye gukoreshwa gute, cyangwa se aho rigaragara nk'ari ribi rikwiye kuba ryakoreshwa gute, cyane cyane ujye ukoma nyine ku mpande zombi, ku buzima rusange no ku buzima bw'itorero. Gusa ikintu wenda cyatuma mvuga bimwe mu bintu abantu badasobanukiwe, ndashaka kuvuga ku ikoranabuhanga, ariko cyane cyane ndahera ku banyamakuru bakoze muri gospel cyane, bakoze muri gospel nibo nenda kubwira, bafite navuga ngo bafite ubwenge b'inararibonye cyane cyane. Aha ndahera kuri kubonzi, ariko ntari bubashe kuvuga anyihanganire, ntabwo ari uko wenda mpa ntamwibuka cyane nagize gute, ariko abantu bose ntabwo bavugira icyarimwe. Hari abanyamakuru ba gospel bahoze muri gospel, uyu munsi niyo nshaka kwibandaho, nubwo na sekira nayibayemo, ariko ndashaka kuvuga kuri gospel. Iyi gospel Olivier abantu babona ihagaze gutya,
hari abantu bayisigasiye wenda nubwo abantu bavuga ngo gospel nta wayiheka sibyo Imana niyo yihetse ariko hari abanyamakuru bakoze wenda turayera nk'ubu ngubu tuvuze nka True Promises reka mbivugira tukavuga Alarme Ministry tukavuga Angel Ball tukavuga n'abandi ngo na healing ntiyabura katuvuge ko yaje nyuma ariko duhereye nko kuri za Jehovahire n'abandi za Rehoboth ahangayo ubu ngubu umuntu aramutse ababwiye akavuga ngo Arno Namvutsa sibyo Arno Namvutsa ni umuntu bazi cyane urugero Media Group ndanamusuhuje cyane ni umuntu wakoze ibintu navuga ngo binini n'uyu munsi afite radio iri online ndagira ngo mbabwire ngo muyikurikirane sibyo bayikurikirane cyane undi wa kabiri wenda nakurikizaho nuko wenda atari abantu bakunze kwigaragaza mani sibyo cyane ariko ni abanyamakuru tuzi bakora tukavuga uwagaragaye cyane abantu benshi bazi uririmba n'indirimbo za gakondo n'uyu munsi John Ndabarasa sibyo ni umuntu wagaragaye cyane ambara none Namvutsa yakoze ngira ngo ndamuzi kuri Contact FM muzi kuri Authentique yahoze Authentique ubu yitwa O nejo bundi twari kumwe ndabasuhuje cyane ba Gilbert yakoze kuri Sana Radio yakoze no kuri Sana Radio urumva rero abo banyabigwi bose ikiriho nuko bose ari abantu babashije gukora umurimo kandi neza ba Clement Bagemaye nawe namwumvaga abo bita ku mucyo hari Steven hari Ange ni abantu bagiye bakora ibintu bikomeye ngaruke rero nanone kuri Isa Noel Karinijabo nawe yagaragaye muri ibyo bisata ariko nanone nawe yaje kugaragaraho aha rero warumbajije uti ikoranabuhanga n'abantu ikoranabuhanga burya naryo rigengwa n'abantu rigengwa n'abantu abantu nibo barikoresha ariko uyu munsi abantu barashaka ko ikoranabuhanga ribakoresha nkaho wakabaye aribo barikoresha turi kubona ku mbuga nkoranyambaga umuntu uramwoherereza ibintu by'ubwenge bimuhesha amahoro ariko wajya kubona ukabona arakubwira ati njyewe ndashaka linki y'umuntu uvuga ibintu bitandukanye wenda n'ibintu bizima nk'ubu ngubu muri iyi minsi ndagira ngo nanabwira abantu muri iyi minsi njyewe maze iminsi mp'abantu linki uri kumva Olivier kubera yuko ndaje yego ndabashimira ubu tugeze ku bihumbi mu gihe gito kuko urebye ibiganiro byanjye igihe bimaze n'ibyumweru bigeze hafi ndibaza n'ibyumweru 2 urebye mu biganiro nta kiganiro kiri hejuru y'ibyumweru 2 ariko kugeza uyu munsi turi kuri sabu 13,300 turi hafi muri 14 wenda nubwo umuntu atabura kubashimira ndabashimiye cyane abakanze subscribe share na comment ariko nanone njyewe ntago nari nzi ko umuntu ushobora kumuherereza inyigisho ari umukristo ngo uyimuye ku wa mbere uyimuye ku wa kabiri no ku wa gatatu ku wa kane narangiza kubwira ngo ibyo bintu simbishaka sibyo rero mu gihe njyewe udashaka ibintu byanjye ikintu nkora mwarabibonye basabe n'imbabazi igihe ngo waye link y'ijambo ry'Imana cyangwa kubwira ibintu byiza kaguhereza ibintu bikwigisha warangiza ukavuga ngo ntabwo ubishaka icyo nkora ndakuboroka hanyuma uvuze ngo amena cyangwa ibyo bintu ndacyabikeneye sibyo we tugakomeza tukabana niyo mpamvu rero buriya no kuri Facebook umuntu nambwiye ati zo link sinzi ishaka ubwo mpita numva uruhande urimo none si umuborotse kandi ko kwigisha ari uguhozaho ubwo urumva ubutamwimye amahirwe yo kuzisubiraho done kandi nkwigishiriza kuri link kandi link ntuyishaka ntabwo bishoboka erega buriya Olivier kwigisha umuntu mukuru niyo mpamvu abantu bavuga ngo biragoye kuko muzarebe neza mwitegereze iyo umwana umuhaye umugati utagira icyayi aravuga ngo urakoze papa ariko iyo uhereje umuntu mukuru umugati ukawumuhereza nta cyayi ahita akubaza icyayi mbere yo kurya umugati ariko burya umwana ashobora no kumara umugati akakubaza icyayi inyuma ariko n'umwana nyine hari n'abantu ariko bakunda kwiga
sibyo akavuga ati reka ndebe amaherezo y'ibi bintu njyewe nkora akazi k'itangazamakuru nk'umwuga sibyo ariko rero nanone iyo umuntu ambwiye ngo ntashaka ibintu nkora nabyo sinabiguhatira none se iyo uri kuvuga kuri radiyo ko abantu baba baguteze amatwi ari benshi ubuzi abari kukumva n'abatari kukumva ntuvuga kugeza igihe amasaha arangiriye ugataha kuki se ariko handi si ho wohereje link ugahita uvuga buriya rero nanone wahamagaye kuri telefone ukambwira iki kiganiro cyawe singishaka nakubwira ngo kura he ku murongo wamubwira ati hindura urushinge kandi mubabwira ati ntibashyireho sipaguru urujyana aho ushaka none se reka ngiye nkubwira kuri Jado TV show niba shaka baba ari batanu bonyine ikiganiro tuzagikora niba shaka bari 10 ubu nabazi sibyo kandi murazi sibyo niba shaka bari 2 ikiganiro tuzagikora kandi tugikore neza njye nawe nkora ikiganiro kubera ubwinshi bw'abantu you know oya ntago ari ngombwa ntago ngiye wasabi nkora ikiganiro kubera ubwinshi bw'abantu ahubwo ngiye nkora ikiganiro n'abanzi baranzi kubera ko numva icyo ngomba gukora ari cyiza ubu rero uravuze ngo imbuga nkoranyambaga ngo bimeze bite usibye YouTube wenda abantu bareba cyane ariko ujya kubona ukabona YouTube rwabaye urubuga abantu bashobora gutukaniraho ngo bagakreya beef kugira ngo bagire nuza nini bagire audience nini ariko se noneho kubera iki ibintu by'ubwenge abantu badashaka kuba ari byo bamenyera bakamenyera amatiku ahubwo nange reka nkubaze nk'umunyamakuru ubimazemo igihe kandi y'umunyamwuga byagenze bite kugira ngo ubunyamwuga bwanyu bwinjirirwe n'iyo virusi bigere n'aho abantu bavuga ubusa basigaye bafata intebe none bavuga iby'ukuri bakabura umwanya reka rero nguhe urugero sibyo buriya ikintu cyabayeho ntabwo cyatewe natwe cyatewe n'abapasitori reka da uravuze ngo abapasitoro nibo batumye ibikorwa byose biri kugira ingaruka muri community za gikristo biturutse ku mbuga nkoranyambaga ni byatewe n'abapasitori binaterwa nanone n'abayobozi b'amadini n'amatorero sibyo gute rero bisobanura utaza kugira abo mugongana oya niyo twanagongana nari sibyo kumva none se reka nkubwire igihe umuntu avuga ukuri ukuri kurabohora abantu bagiye mu nsengero nta gihe tutigeze tubwira abapasiteri ko bagomba kujya kuri social media bakigisha abantu ibintu by'ukuri ariko umuntu akagira ngo kuguma mu rusengero birahagije naho social media ni isi irenze urusengero iyo abantu bavuga gutyo irenze urusengero none ejo bundi nari ndi ku kitangazamakuru kimwe n'inkunda gospel bari kumbaza ngo ngese ngo Jado ngo kujya mu rusengero birakenewe ndababwira ni yego hari abantu rero bigishije ko kujya mu rusengero bitagikenewe no kuba umuntu yaba kuri social media bihagije ntabwo ariko bimeze kuko nahise mbabwira ni mbese hano kuri social kandi abantu bararikeneye hano hari Yorodani wahabonye se na Yorodani ari ngo twabatiza umuntu sibyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo byombi birakenewe ariko noneho kugira ngo ikinyoma kive kuri social media nuko hazaho ukuri naho ni mu gihe hari ikinyoma kizakomeza ari ikinyoma kandi n'ababivuga benshi ni abapasitori rero reka nkubwire nimba umuntu ahagarara akavuga ati njyewe ndi umudamu uri kunyumva yego w'umupasitori ariko noneho wenda simeruka ibiro 100 by'umuceri mu rugo simeruka iki n'iki agahita afata undi mupasitori ati ubu tugiye gushakana noneho ibintu bikompritse bitanashoboka noneho mwebwe bamara kubishyira hanze buri wese akahita atumira undi ati ngwino urebe kanaka agiye gushakana na kanaka kandi divorce zarabayeho kandi bikini ibintu nyine babyita agatwiko cyangwa gukora prank sibyo ariko none iyo prank abantu bakayihurura ariko nta mupasiteri ubwiriza ngo mugenzi wawe yabwira undi ati uzaze urebe wumve iki cyigisho kubera yuko ikintu babanje amatiku aba ariyo bimika kugeza na n'uyu munsi urumva nta muntu ni nayo simvuga ngo ribo byayigora kuko nubundi ni akazi kabo sibyo isaha ku isaha buriya nicyo bize nicyo bagize bate buriya amaze no kuri ribu bamaze n'amezi nk'atatu batabona umuntu aje bamwe babasezerera akazi kabaye gake noneho nimugabanye bajye mu zindi departement ariko ubundi byakabaye byiza tubaze umubare iyo bavuga ko 98% ari abantu bafite insengero babarizwamo mu Rwanda 2% ni abantu badafite no kuvuga ngo ababatijwe
uri kumva n'abagize bate 98% bafite ahantu babarizwa 2% bafite aho babarizwa uyu munsi yo 2% ndibaza yuko abapolisi abakozi ba RIB uri kumva bakabaye ibirego bigabanyuka none biriyongera kandi byinshi nanone uyu urebye ibirego muri iyi minsi abantu RIB iri kwakira ibyinshi biri kuva mu nsengero hanyuma abavuga ko amatiku acuruza wowe bivugaho iki nyine umuntu acuruza amatiku akunguka ikinyoma n'ikiramba ikinyoma n'ikiramba kandi nanone gicuruza bikeya buriya munabimenye kuko byanze bikunze ucuruza ikinyoma uyu munsi bari kukwigaho abanyarwanda bazi ubwenge mani ntabwo babashuka gatatu none se ubundi kubwira umuntu ngo tujye mu materaniro akakubwira ngo gukora iki ubundi se abantu bayoboye akamaro k'iteraniro uri kumva rero ni ukuvuga ngo bazi ubwenge ikinyoma ntabwo gicuruza iyo kigiye ku isoko kiriyoberanya ikinyoma kiriyoberanya uri kumva kigashaka guhisha ukuri ariko iyo ukuri kuhageze ikinyoma kirahunga ubwo icyo nshatse kuvuga ukuri ni kuze kuri social media hanyuma uri mubazanye ukuri noneho reka twibaze ngo witeguye gute reka njye nkubwiye nuvuga ngo ndi mubazanye ukuri iyo bavuze show and business ndi muri social media nyine ariko nanone njyewe nkora show and business sibyo ni showbiz niko bayita ariko iyo bavuze ukuri ni iki nicyo ushaka kumva nk'ukuri nicyo ushaka kumva nk'ukuri niyo mpamvu rero njyewe ko hari n'abavuga se ngo ukuri ngo ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi ntabwo ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi nk'uko abantu babitekereza ukuri kwitwa ukuri ahubwo ikibazo tugira ni uko abantu bavuga ko bavuga ukuri badashaka gukoresha ukuri ako kantu gasubiremo abantu bavuga yuko bafite ukuri muri bo ariko uko kuri bafite ntibabashe kuba bakoresha uko kuri niyo mpamvu ari abanyabinyoma ariko bahisha ukuri mu kinyoma noneho rero Olivier ndagira ngo mubwire umuntu nushaka kumenya ko ari umunyakuri njyewe umuntu naza kuri kamera agashaka kumenyesha kumbwira ukuri byanze bikunze hari ikintu ngeje Jado mba niyiziho kibi abantu batanziho iyo kuri mba ngomba kuvuga icyo abantu batanziho kibi kandi nkakivugira muri public uyu munsi abastari dufite ubabajije uti mumbwira ikintu kibi mwiyiziho abantu batabaziho RIB yaza sibyo ubu ntabwo nshatse gutunga abana wowe umuntu akikubajije wakivuga wowe wakivuga niyo mpamvu nyine mbikubwirane nkubwirane kuba umuntu ari umunyakuri buriya impamvu ba Dawidi bari abanyakuri Bibiliya ihita ivuga ngo yarongoye abagore 51 ariko ubu ngubu hari abapasiteri barongoye abagore benshi ariko ubabajije uti icyaha wahuye nacyo bwa mbere n'iki akubwira ko yarongoye ari imanzi ariko ugeze ku musozi w'abavuga bavuga ko yari yarabiciye noneho niba nekemera yuko bigeze bihana bemera ko bavutse bakijijwe hanyuma rero izi social media ndetse n'aba influencers muri rusange badafite ukuri muri bo bafite ukuntu bamaze kwangiza society murakora iki hamwe n'aba bagabo bose warondoye niba bose bakibirimo n'abandi bagiye kuza babakurikiye ni uwuhe musanzu wawe nka Jado Office kuri uyu munsi kugira ngo mwubake ibintu bishobora gutuma umuryango nyarwanda na society muri rusange biba bizima njye ntabwo nawe mfite igitekerezo cyo kuza kuri social media ariko ndashima Imana ku bintu nka bibiri sibyo kandi abantu ntibanyumve nabi ibintu bya social media nakunze yuko abanyarwanda bahumutse uhereye ku nzego sibyo kandi ndavugisha kuri mu mutima wanjye uhereye nko kuri RIB RIB ni umukozi w'Imana ukomeye sibyo kuko niyo abantu bicaye umuntu akajya kuvuga ikintu ahita atekereza RIB kwihari agahita agisubizayo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ndashima Imana ko ishaka gushyiraho insengero uburyo bwo gusenga buhamye ni Imana ishaka kubushyiraho sibyo hari indirimbo twaririmbye na Mutagoma nkundi afite indirimbo nziza yitwa ngo aratsinda intwarane sibyo buriya reka nkubwire umuntu nakubwira ko akunda ibintu abigumamo ubu kugeza uyu munsi kuva icyemezo cyaza insengero zitujuje ibikurikira ibi n'ibi ujya ukumva abantu bumvishije mu gihe upasiteri naraburetse ngo Imana yarahamagaritse
ngo ibi n'ibi ariko haba hari impamvu. Rero muri make ikintu navuga ku bigendanye n'uburyo bwo gukoresha social media, ndasaba abahanzi barimba indirimbo zahimbiwe Imana n'abaririmba iz'urukundo n'abaririmba iz'umuco, uri kumva, n'abaririmba indirimbo zubaka, sibyo, bose bazikomeze kandi bazikore neza, kuko ibyo bintu byose birubaka sosiyete. Kuko wumva umukristo iyo yakoresheje ubukwe ukumva arimo yashyizemo akaririmbo ka Meddy bita igipimo. Rero kujya kwemeza Meddy yuko kuba kiririmba indirimbo z'urukundo ari icyaha, njye ntabwo mbyizera gutyo, sibyo, kuko urukundo rw'abashakanye Imana irarwemera, sibyo, kandi n'imitoma irahari, urakara ko mu mara yanjye, sibyo, urakamugufa ko mu magufa yanjye, uzitwa umugore mu mugabo. Iyo si yo muri Bibiliya, usoma indirimbo ya Salomo uhereye ku gice cya mbere ukageza inyuma, umushune mu kazi urasangamo n'ibindi byinshi cyane. Iyo ni imitoma Salomo yavugaga, nubwo ifite icyishuye mu buryo bw'umwuka, ariko ni ibintu byabayeho, inyegamo, ibintu byinshi bitandukanye. Noneho niyo usanga harimo ikintu bita umuco w'Abisirayeli, imyambarire n'imigenzereze. Abaririmba umuco namwe mugire gute, muwukomeze. Noneho rero no muri Bibiliya hariho inzego, sibyo, inzego bwite, uri kumva, za leta, hakabaho na rubanda. Kuko usomye muri Zakariya igice cya mbere umurongo wa mbere, usomye muri Luka usanga inkuru y'umugabo wita Zakariya avuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'Uyudaya ngo hari umutambyi witwaga Zakariya, ngo yari afite umugore wo mu bakobwa ba Aroni ngo bitaga Elizabeth, ngo bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana. Y'Imana, ngo bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami. Noneho muri rubanda bari inyangamugayo. Bishatse kuvuga ko umuntu atabasha kwemeza leta, sibyo, ntiyemeze Imana, ntiyemeze n'abaturage, ntacyo Imana yamumarira. Uravuze uti guhinduka ntibishoboka. Guhinduka kwiki ko abantu batannye se? Niba dahinduka, sibyo, amategeko azabahindura. None mwe muzakora iki? Aba influencers namwe Imana yahaye kumvuga n'abantu benshi, ubwo buhangange bwanyu no kumenyekana murabukoresha mute kugira ngo abo bantu badakomeza kurimbukira muri iyo si y'ikinyoma? Si y'ikinyoma, ikinyoma abantu bakoze bagira icyo babona. Kuko abatambyi ndagira ngo mbamenyeshe iri banga, sibyo. Bibiliya iravuga ngo iyo abatambyi baburaga ibyo kurya mu rusengero, ngo bajyaga hanze bakajya kubishaka, bakabikorera. Nimba mu rusengero aho kugira ngo ubeshye nimba nta kirimo, sibyo, byihorere ujye guhinga, byihorere ujye gucuruza, sibyo, byihorere ujye gupagaza. Abantu nibumva kuri mu mwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana bazagutumaho, sibyo. Hanyuma ubabwire Yesu, bagende bakumenyesha abandi, bagende bakumenyesha abandi, bagende bakumenyesha abandi, gutyo kugeza igihe nyine abantu bazemera. Kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu agira igihe cye cyo kwemerwa, ntabwo umuntu avuka ngo ahite yemerwa. Kare buriya umuntu agira igihe cyo kwemerwa. Kuko Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Bivuze iki? Bivuga ko hari igihe abantu baba batakwemera, ariko hari n'igihe abantu bagomba kugera gute kukwemera. Kuko nanjye abanyemera ntabwo navutse banyemera, nawe abakwemera ntabwo wavutse bakwemera, sibyo. None niyo mpamvu bavuga ngo reka dukoreshe ibizamini by'abantu bize ibi n'ibi cyangwa bakora ibi n'ibi bakagera aho bakemera. Iyo umuntu ataremerwa rero abantu bananiwe kwihanganira kutemerwa, sibyo se? Erega kuba wemerwa ntibisaba kwemerwa n'abantu benshi. None se ubundi Imana yadutumye umubare w'abagomba gukizwa? Ntabwo Imana ibyo bitubwiye. Icyo tuzi ni uko abantu bagomba kwemerwa kandi n'abantu bakakwemera. Burya nanone kwigisha abantu batakwemera, ubu se ngaho ibaze noneho nk'abantu bafungiwe insengero bakaba kuvuga bati Imana ishimwe mu rusengero barufunga. Ngaho ibaze nk'icyo kintu, ni ukuvuga ngo n'ubundi umupasiteri wawe ntabwo yemerwa. Rero nanjye umuntu utemerwa n'abakristo bakaba batakwemera, ubundi se utarukinze wakora iki? Hanyuma turi kugenda tunagana ku musozo w'iyi interview tugiranye nawe, cyane ko twumvaga dukumbuye kumva ukuntu uvuga, wari umaze igihe kintu utagaragara. Jado Office ni iki kintu
umuntu yamukorera agahita amusiba burundu njyewe kureka umuntu ntabwo byoroshye kuko abantu bose ni ingenzi. hari umunyamerika wigeze yandika igitabo aravuga ngo iyo ushaka gutera imbere ukoresha abantu bakugirira ishyari, wiyegereza abanzi bawe, sibyo? muri make mukajya musangira, njye no kuvuga ngo nta kintu wankorera cyatuma nkureka, ndagira ngo nanabikubwire, sibyo? cyakora ikintu cyatuma nkureka ni ukuba nta kintu ushoboye. nta kintu ushoboye none se ubwo ntushoboye guhinga imboga, ntushoboye guhinga inyanya, ntushoboye kugira gute, ntushoboye gukora iki, ariko nta kintu ngiye gihari mbona cyatuma ndeka umuntu, kandi nanone mbona nta kintu gihari cyatuma umuntu andeka. nta muntu uragutakaza ngo akuzinukwe burundu, ntawe tu ubone yarakuretse burundu, nta muntu urandeka. reka mubwiye kuva nkiri uruhinja kugeza ngize iyi myaka y'ubusaza, sibyo? nta muntu urandeka pe. uzanye iby'ubusaza mpita nibaza ngo ubundi ushingiraho wemeza ko uri umusaza, ufite abana bangahe bawibuka kubara? abo nibuka kubara abo waba wibuka ese ko no mu nda bakirimo ngenda cyafite abana mani, ngenda nkunda n'abana, ahubwo mbaza uti ufite intego yo kubyara abana bangahe? kandi ubwo urumva n'ubundi abari mu nda subwo urabazi? ndabazi mani, ndabazi. urabazi? ndabazi mani. abamaze kujya ku isi ni bangahe? abamaze kugera ku isi ni batatu. ni batatu? nibo wibuka? harimo impanga ebyiri kabisa. harimo impanga ebyiri kabisa. abo ni batatu, ariko kuvuga ngo abo nibuka abo nzi ni batatu. urumva bakubwira n'amazina se? ubwo utangiye kuza njye banditse no ku ifishi mani. ariko ndateganya kubyara benshi. uri kumva? buriya abana ni umutungo ukomeye. abana ni umutungo ukomeye, njye nkunda abana. ahubwo ijambo rihari ni ukuvuga ngo ni ukubura icyuho umwana yakirya, nawe mfite icyo namuha akarya. nakubyara wa mwana ubusi nta kintu, nta mutungo ukomeye rega nk'umwana. buriya reka nkubwire, nushaka kwataka umubyeyi uzakore ku mwana. reka nkubwize ukuri, buriya ni nayo mpamvu ubona abantu bashimuta abantu. buriya ku isi yose ujya ubibona. Putin uramuzi? buriya Putin ngo ikintu yanga cya mbere yanga umuntu umukorera ku mukobwa. afite abakobwa babiri b'ibihangange. buriya nubwo ari igihangange gute ukura uyu mwana we n'intwaro za kirimbuzi yaziguha cyangwa akazigutera. hanyuma rero Jado Fils, umunyamakuru wakoze itangazamakuru cyane cyane rya gospel, agafasha abantu benshi mu buryo butandukanye. uyu munsi ugize amahirwe yo kuba Imana iguhamagaye, ni abahe bagabo batatu wumva babayeho batubanjirije wumva wasaba Imana guhura nabo? mu ijuru se cyangwa mu ijuru? Imana iguhamagaye, urumva ntiyaguhamagara uri hano? erega mwana, reka ngiye nkubwire, mu ijuru aho tuzajya ntabwo ugira ubwoba. oya, ntabwo ngize ubwoba. mu ijuru ahantu tuzajya ntabwo tuhazi. ntabwo nawe ijuru ryemera? ntabwo ryemera? oya, ijuru ntabwo turyemera, turaryizera. reka da. twizera ko rihari, kuko ni nacyo dusabwa. dusabwa kuryizera. usibye nk'umuntu utubeshya akatubwira ngo yageze mu ijuru, ngo yabonye jaride zimeze gutya. kandi Bibiliya iravuga ngo iby'amaso atigeze abona, n'iby'amatwi atigeze yumva, n'iby'Imana yasezeranyije abayikunda. nawe ibyo twerekwa byinshi biba biri mu isi Imana. ubwo Israel mbonye akubonye ntimwaserera ko we yaraye no ku marembo? oya, biriya ni inyandiko. nigeze muri interview nigeze gukoresha Mani Martin, arabyibuka, ku ndirimbo bita Urukumbuzi. umuntu akumbura icyo yabonye, sibyo? naravuga ngo nkumbuye Imana, nkumbuye abera, warababonye abera, Imana we warayibonye. umuntu akumbura ikintu, niyo mpamvu njye ndi n'umwanditsi w'indirimbo, barabizi. ariko ni nayo mpamvu mu nyandiko twandika tugomba gushyira mu kinyarwanda kigaragara, kuko nk'umuntu wize akiga ibintu bigendanye n'indimi n'ubuvanganzo, sibyo? hari ibintu abona akabona yuko uri kumubeshya, sibyo? ni nayo mpamvu mu bintu dukora ijuru turaryizera, ariko ntiturarigeramo. hanyuma rero nyine Imana iguhamagaye muri iryo wizera, abagabo batatu mu batubanjirije. mani n'ejo bundi mperutse kurota ngiye kujya mu ijuru, ngiye gupfa mani. reka ntabwo nkubeshya. ugiye gupfa? ukuri kw'Imana ndota ijwi rimbwira ngo ngwino, ntabwo nkubeshya, ngwino mu ijuru, sibyo? abantu badukurikiye mutangire mu musure, mu muhindabyo hakiri kare, mumubwire ibyiza yakoze agihari. numva ndabyishimiye cyane, ntabwo mbabeshya, ni ukuri. numva nishimiye, nabibwiye n'abantu nyine dukorana, ndabwira naraye ndose njya mu ijuru mani, Imana iri kumwe, ariko iryo juru ntaryo nabonye. so nabonaga umpamagara ari ahantu hejuru, nabubwiye ni oya. sibyo? ahita ambwira ngo nawe uracyari muto, hari ibyo utararangiza mu isi, sibyo?
mpita mvuga ni naribi nanjye numva ndabyishimiye ariko ijuru ryo kuryizera ndaryizera ndanaryemera ahubwo umuntu ushaka kumbwira ngo yarigezemo ni nko kumbwira ngo mani ngo warapfuye urazuka nakubaza uko mu rupfu byari bimeze ukambwira ngo ntabwo ubizi kandi warapfuye mani buriya rero ahantu tujya ntabwo tuhaza ariko Imana imamagaye abo bagabo nkabasha guhura nabo ni bande umuntu wa mbere ngewe nkunda muri Bibiliya wavuze n'ijambo n'uyu munsi abantu benshi banziho ni umuntu bita Eliya ari we wahindutse Yohana ari we wahindutse Yohana umubatiza akagaruka niko muri Matayo babivuga nicyo umukundira kurusha ibindi ikintu cya mbere nuko yavuze ngo uyu munsi ngo haleluya ngo uyu munsi bimenyekane urumvishe ngo kuwiteka ari we Mana uwo twamuvuye umanuka mu ijuru ngo twika igicaniro ngo bikubita hasi bubamye bati uwiteka gusa ni we Mana haleluya uzi kugira ngo uvuge ngo uyu munsi ibintu bimenyekane kuwiteka ari we Mana ibintu bikahita biba nanjye bishoboka uyu munsi navuga ngo bimenyekane uwo ni umwe undi wa kabiri nkunda cyane ni umugabo wagendanye n'Imana imyaka 300 hanyuma Imana ikamuraho inenge ikamuzamura adapfuye ni umugabo bita Enoki uwo mugabo ndamwemera kugeza aho umuntu akiranuka gukiranuka kukamuhesha kubwira Imana ikavuga ngo ngewe ubwanjye mfashe icyemezo nk'Imana ngwino mu ijuru udapfuye kandi ni umugabo wagiye mu ijuru nagaruke mu isi Eliya we yaragarutse ahinduka Yohana uwa gatatu rero nemera mu bagabo nemera uwa gatatu wenda tukuyemo umucunguzi se Yesu oya njye nakubajije nyine mu batubanjirije na Yesu arimo kandi Yesu we hari aho dusoma tukavuga ngo jambo yahozeho we yahoranye n'Imana undi mugabo burangiye nakunze cyane abantu batazi ni Bwenge Salomo ngewe mukundira ibintu bitatu umugabo wanditse igitabo cy'imigani aboneka mu gace ka Zaburi akaboneka mu mubwiriza man mu ndirimbo ya Salomo uyu mugabo ni umuhanga ngo yaciye imigani 3,500 by'imigani se igitabo cy'imigani Imana kirarenze none iyo ugeze mu ndirimbo ye ngenda yikunda iyo ndi kubwiriza indirimbo ya Salomo ku bantu banze nkunda kubi cyane iyo ugeze ku mushune mu kazi ukagera mu misozi y'Igeriyadi ibintu biba bimeze neza cyane none iyo bakubwiye umukunzi wanjye ngo araka nk'ikizubazuba ngo ameze nk'ukwezi kumuritse abarenze reka duhinire ahangaha reka dusubikire ahangaha tujye no mu bindi ariko abantu ndababwira ngo mu by'ukuri kanda subscribe share na comment mwakamamaje ibintu bizima umuntu arabasharinga ibintu bizima mwarangiza mukabyanga ahubwo ngo murashaka ibintu by'ubugoryi njye ntago nzabahereza ibintu by'ubugoryi Imana murashaka ko nzambaha video z'abasambanyi nazo nzaba murashaka ko nzambaha video z'abatinganyi nazo nzambaha ijambo ry'Imana mbahereza umuco mbahereza uturimbo tw'urukundo mbahereza ibitekerezo abantu bafite impanuro n'ibindi nk'ibyo ariko kuri channel yanjye nta busambanyi muzabonaho nta batiku muzabonaho nta nubwo nshaka umuntu uzazana itiku Mana ngo na krebifu ngo mukunde mu nkurikirane oya ubuhamya bwa Imana yakuye abantu bagiriye abandi neza ibitekerezo by'ibyo abantu batekereza wajya muri comment ukandika comment ku muntu ukavuga uti uyu muntu avuze ibintu byo murabona ko twakira abana b'urubyiruko hari n'igihe n'umukobwa avuga ngo ntago yakundana ngo n'umusore ngo bashakane ngo batararyamana ngira ngo icyo kiganiro mwaragikurikiye mbona abantu barambure iminze ngo ibiki n'ibiki wowe narakubwiye ngo musengere unamuhamagare anakubwira impamvu sibyo nicyo mbikorera hari umwana mperutse kuzana wagiye kuraguza ngo umukecuru amuhereza ibintu by'ubupfumu n'iki byose uriya mwana azagaruka mu kiganiro yaravuze ati nimba hari umupasiteri wiyaminiya ntaza nsengera ariko napininzeho nimero hari ngira ngo ye ariko nimba nanayipininzeho mu kiganiro cya kabiri nzayipiningaho muhamagare umusengere umuhe ubujyanama uzabakura yute sawa reka mbashimire rero mbabwire ngo kanda sabu turashaka 20,000 bya subscribe ukwa 12 kutaragera umva uko Esther yabwiye umva uko Moridekayi yabwiye Esther yaramubwiye ngo icyatumye ujya ibwami ngo nukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngo ariko nawe utabikora
ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa bitavuye kuri wowe, ngo ariko we n'inzu ya so muzabona ishyano. Amen. Rero bigiremo uruhare ukanda subscribe, share na comment, urabushyigikiye umurimo w'Imana, umuco w'igihugu, showbiz y'u Rwanda, kugira ngo ibe nzima, dukure tudakreye amatiku, kugira ngo n'abazadusimbura mu itangazamakuru, kuri social media bajye bakreye ibintu bizima, isi yakira ibintu bizima. Vuga ngo amen. Kandi ubwo nabwo byanze. Imana ikurinde. Imana barinda abadayimoni. Imana barinda abadayimoni. Turabashimiye mwese abadukurikiye, turasubira mu gihe gito tutarambiranye, tuzagaruka. Ciao ciao. Jado TV Show.